Imyanya myibarukiro y'umugore. Reka dutangire ikiganiro tubabaza ikibazo kimwe. Ese wari uzi ko ku bwambure bw'umugore ibice bitagaragara ari byo bigize igice kinini? Ubusanzwe imyanya myibarukiro y'umugore ni ibice by'umubiri bifasha umugore gusama, gutwita no kubyara. Ibi ntibisobanuye na gato ko iyo myanya myibarukiro muri icyo gihe atari bwo itangira kwirema cyangwa kubaho, ahubwo n'ubundi iba isanzwe ihari. Umwana w'umukobwa wese avuka afite izi ngingo z'ibice by'umubiri, uretse ko biba bitarakora neza nk'iby'umugore ugeze mu gihe cyo kubyara. Mu buryo bw'imiterere, imyanya myibarukiro y'umugore dushobora kuyigabanyamo ibice bibiri by'ingenzi. Ubwo ni ukuvuga ibice bigaragara inyuma y'ubwambure ndetse n'ibice by'imbere mu bwambure. Igice cya mbere mu bice by'imyanya myibarukiro y'umugore ni ubwambure. Ubwambure ni igice cy'umugore, kikaba ari nacyo abenshi bita igitsina cy'umugore. Iyo urebeye inyuma, gifite uruhu ari narwo rumeraho insya mu gihe umukobwa ageze mu kigero cy'ubwangavu. Ikindi wamenya ni uko iki gice cy'ubwambure kigizwe ahanini n'imishino. Iyi nayo ibamo ibice bibiri bigizwe n'imishino miremire ndetse n'imishino migufi. Ku ruhande rumwe, imishino miremire iba iherereye inyuma ku bwambure, ikaba iba ari minini mu bugari, by'umwihariko ikaba iriho n'ubwoya. Ku rundi ruhande, imishino migufi iba iri imbere y'imishino miremire, ariko yo iba ari mito cyane mu bugari kandi ikaba idafite ubwoya. Imbere rero y'imishino migufi niho haba rugongo, umwenge w'inkari ndetse n'umwenge w'ubwambure ukorerwamo imibonano mpuzabitsina. Igice cya kabiri mu bice by'imyanya myibarukiro y'umugore ni umwenge w'inkari. Umwenge w'inkari ni umwenge muto cyane uri imbere mu gitsina cy'umugore ahagana hejuru. Aha rero niho inkari ziturutse mu ruhago zizanywe n'umuyoboro w'inkari zinyura zisohoka zijya hanze. Igice cya gatatu mu bice by'imyanya myibarukiro y'umugore ni rugongo. Ubusanzwe iki gice abantu benshi bakizi nka clitoris. Rugongo ni urugingo ruto rumeze nk'urushinze mu bwambure bw'umugore, ruba rufite akantu k'agahu gato karukikije. Uru rugingo rufite akamaro mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, dore ko rwifitemo uturemangingo dutuma umukobwa cyangwa umugore ashyukwa. Iyo rero umukobwa cyangwa umugore ashyutswe, amaraso aba menshi muri rugongo, bigatuma rusohoka muri rwa ruhu, bityo bikongera ubushake n'uburyohe umukobwa cyangwa umugore agira mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Igice cya kane mu bice by'imyanya myibarukiro y'umugore ni umwenge w'igitsina. Ubusanzwe umwenge w'igitsina ni umwenge uri hagati mu bwambure, ukaba umuyoboro ugana ku nkondo y'umura. Muri iki gice niho habera imibonano mpuzabitsina, kandi akamaro k'ingenzi by'uyu mwenge ni ukuyobora intangangabo mu bice by'imbere by'imyanya myibarukiro y'umugore. Igice cya gatanu mu bice by'imyanya myibarukiro y'umugore ni inkondo y'umura. Inkondo y'umura ni urugingo ruto rutandukanya umura n'ubwambure, rugizwe ahanini n'imikaya. Inkondo y'umura ni igice cy'umura cyo hasi, kandi inkondo y'umura ifite imimaro itatu y'ingenzi mu bwambure bw'umugore. Umumaro wa mbere w'inkondo y'umura ni ukuyobora intangangabo izijyana muri nyababyeyi. Umumaro wa kabiri w'inkondo y'umura ni ukurinda umwana mu gihe umugore atwite. Umumaro wa gatatu w'inkondo y'umura ni ugufunguka mu gihe umugore ari kubyara umwana agasohoka. Ikintu mukwiye kumenya kuri uru rugingo
nuko iki gice gikunze kwibasirwa na kanseri, bityo murabizi ko habaho kanseri y'inkondo y'umura ariko igira urukingo. Igice cya gatandatu mu bice by'imyanya myibarukiro y'umugore ni umura. Umura ni urugingo ruzwi cyane ku izina rya nyababyeyi, kandi ibi biterwa n'uko ariho umwana akurira kugeza avutse. Iyo intangangabo zahuye n'intangangore, mu mura niho urusoro rwarika kandi rukanahakurira kugeza igihe ruzaviramo umwana. Igice cya karindwi mu bice by'imyanya myibarukiro y'umugore ni imiyoboro y'intanga. Ubusanzwe utu ni utuyoboro duto tubiri dushamikiye ku mura, tukaba kandi utuyoboro n'udutembo dufite hagati ya santimetero 12 na santimetero 16. Intanga z'umugore iyo zisohotse mu dusabo twazo zifatwa n'agace ko ku ruhande kegereye udusabo tw'intanga, zikayoborwa muri utu dutembo ari naho zihurira n'intangangabo. Igice cya 8 mu bice by'imyanya myibarukiro y'umugore ni udusabo tw'intanga. Ubusanzwe udusabo tw'intanga tubamo ibice bibiri, ku buryo tuba turi iburyo n'ibumoso, kandi ugereranyije tungana nk'igipfunsi gifunze. Umumaro w'udusabo tw'intanga ni ugukora intangangore no kuzirekura mu gihe cy'uburumbuke. Ikindi kandi udusabo tw'intanga dukora imisemburo irimo estrogen na progesterone igirira umumaro munini umugore. Utu dusabo tw'intanga tuba mu nda mu gice cyo hepfo ariko kigana mu mpande iburyo n'ibumoso. Muzirikane kandi ko udusabo tw'intanga natwo dushobora kwibasirwa na kanseri, kuko habaho kanseri y'udusabo tw'intangangore nubwo nayo ifite urukingo. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara, ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane, bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza, cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukoreshe ya ubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.